Ijambo ry'umunsi, inyungu zo kugira ubwenge. Soma imigani igice cya 2 kugira ngo ubashe neza gusobanukirwa ibi. Iyo umuntu asabye akazi, ikibazo rusange akunze kwibaza ni ese inyungu z'akazi zaba ari izihe? Kubera ko inama z'isi rero zirekeranye n'uburyo bwo kugira ubuzima bwiza zinyuranye cyane n'ibyo Bibiliya itanga. Dushobora gushaka kubaza ikibazo gisa n'akamaro ko kubaho ukurikije ubwenge bw'Imana. Dushobora gushaka kubaza ibibazo bijya gusa n'akamaro ko kubaho dukurikije ubwenge bw'Imana. Dushobora kwibaza tuti ese ni izihe nyungu, cyangwa se mu yandi magambo ukaba wakwibaza uti kuki tugomba gushaka kubaho twubaha amabwiriza yatanzwe mu byanditswe. Mbere ya byose mu gushaka ubwenge bw'Imana tuzabona ubumenyi bwimbitse kuko ubu ngubu buzaba ari ubwatanzwe na Nyagasani. Soma mu migani igice cya 22 umurongo wa 4 kugeza ku wa 6. Imyumvire yacu y'ubuzima itera imbere cyane iyo tumuzi neza. Azaduha ubushobozi bwo kwibona ubwacu, kubona abandi ndetse no kubona ibihe duhereye ku bitekerezo bye. Uko amahame ya Bibiliya yinjira mu mitekerereze yacu, azahindura imitekerereze yacu ndetse n'ibisubizo ku bibazo byose by'ubuzima. Icya kabiri, Imana isezeranya ubuyobozi ndetse no kuturinda niba tugenda neza. So umurongo wa 7 ku gice cya 10. Nta kintu na kimwe kiri hanze y'ubushake bwe gishobora kwinjira mu muryango w'ubukinzi w'abashaka kumwumvira. Iyo turetse ubwenge bwe bukinjira mu mitima yacu, ubushishozi rwose butubera ibyifuzo n'amarangamutima yacu, bikatubuza kwinjira mu bucucu cyangwa se ibyaha byatujyana kureye. So umurongo wa 11 kugeza ku wa 20. Gusobanukirwa n'Imana ndetse n'uburyo iturinda ntabwo bihinduka ibyacu gusa kubera yuko tubishaka. Inyungu nk'izo ziza ku bantu bashakishanya umwete ubwenge bw'Imana. Nuramuka wakiriye amagambo y'ibyanditswe ukareka kuzura umutima wawe ndetse n'ubwenge bwawe, Umwami azakwiyereka kandi aguha ubushishozi. Imana iguha umugisha. Ubu butumwa mwabuteguriwe kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ariyo mu magambo ahinnye izwi nka NEMI. Wabutekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi kandi zagufasha mu buzima bwawe zikagukomeza mu bibazo? Wumva wifuza kwiga teolojiya ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye izirimo nka pastoral studies, uburyo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugira kandi biblical studies, iguha amasomo atandukanye ajyanye na Bibiliya. Dufite kandi Christian counseling, inama za Gikristo zigufasha mu buzima bwawe kandi zikagukomeza umutima. Kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza ibi, wasura urubuga rwacu ari rwo wa#NemiBibleInstitute.com, cyangwa se ukaba watwandikira kuri WhatsApp yacu ari ikimenyetso cyo guteranya 141 232 650 34. Twishimiye kuzaganira nawe ku byerekeranye n'ijambo ry'Imana.